aragenda amubwira ni rero wowe ifata gahunda wowe wishakire kuko iminsi isigaye ni myinshi kuyitegereza bishobora kukugora. Amaze guturika arize ijambo yarambwiye ngo kugira ngo azashake keretse igihe azumva ko ntariho cyangwa saba Imana ikimenyetso maze guhura nako kaje n'akajagari k'abahanuzi cyangwa se abahanuzi benshi bambwira ko atazanjyana. Ikimenyetso ngisabye Imana, saba ikimenyetso kimeze gutyo. Ndashaka kubona uyu mugabo bitarenze ku wa mbere yambaye ipantaro y'ikobo icitse ku kibero, yambaye kamambiri za umoja, adaheruka kwiyogoshesha ubwanwa. Ku wa mbere rero ndi kudirija korari ndi kuyiyobora, barambwira ngo hanze harimo ni ibiki turabura kugenda. None yabwiye shoferi ngo ahagarara wahagarara hano tukavamo tukagenda n'amaguru. Abantu ko ahantu nahatukiwe abantu bakabibona ko ubwa bukwe bwabaye. yabatwikaga kabisa abantu batibaje ngo ndikari mu cyabari kuvuga nari nakibagiwe niyo mpamvu umugabo aba ari umugabo. Ndabyibutse ni mu muhanda w'Ikabuga, mu muhanda w'ahantu biti Kabuga niho ni Butare, ni hafi y'urusengero mu gace kaho mvuka. Aho nakundaga kuhaca abantu bagasohoka mu nzu ngo dise ngo nimuze murebe wa mukobwa ngo wagumiwe wa mugabo yakoye nshiriza ikiri umukongomani ngo ashyiremo umuziki akiwuzitura umva narawukase. None nkajya mbwira umugabo ndikoma mu mashyi ariko ndikoma mu mashyi yakomaga mu mashyi ari nko kumuforusa umva ndawukata mwana kansezere ku bukumi kabisa. Ku munsi wo kuwa gatanu nzwiho mu mateka ko ari umunsi wo guhanurira abantu gusengera abantu umunsi w'ibitangaza reka nsezere ku bukumi ndawunyuka umva umuziki ndawurya. Umushoferi agiye kwatsa imodoka ziko abageni bicaye mu modoka uri kumwe na Lionel wawe ibintu wawe sije utubwira ujya wigisha bya bintu wakoraga kera. Uyo ni wa wundi njya mbabwira imfura yanjye iri kwiga karate. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye cyane cyane biba bigendanye n'abantu mugenda mudusaba mugenda mushaka yuko twabaganiriza cyangwa twabereka. Niyo mpamvu rero tugenda dushyira mu ngiro ibyifuzo byanyu. Abantu benshi bagiye badusaba yuko tuzaganira na couple ya Mama Lionel ndetse na Papa Lionel. Ni ubwa mbere ngira ngo bahari bagaragaye kuri kamera bari kumwe. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane nyine nkuko mwagiye mubidusaba. Nibo tugiye kuganira rero. Papa Lionel mwasabaga nguyu abicaye imbere mukanya raje atuganirize batubwire love story yabo. Turi buze kuganira ibintu byinshi. Reka dutangire tubahereza ikaze kuyobokamana. Nikaze cyane kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Makuru ni meza. Wow. Ni twishimiye cyane kuba tugiye kuganira namwe muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira nabo. Nubwo amazina yo wenda ko yo y'abana yo murumva ko natangiye nyavuga ariko muratubwira nasanzwe kugira ngo abantu bamenye ngo abo ni bande tugiye kuganira. Nde nitwa Niryomugabe Jean Paul. Nkaba nkijijwe. Navukiye mu majyepfo ari naho urugendo rw'urukundo rwanjye na mufasha wanjye rwatangiriye. Ndumva ari ibyo. Nkabandi ndi umugabo ndubatse mfite abana batatu. Lionel na Liona na Lionso. Ibindi kirezwe yakomerezaho nawe akabibwira. Yego. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice. Nzwi kuri Mama Lionel, ndi umubyeyi mfite umugabo nguyu noneho mwamubonye. N'abana batatu murakoze. Yego. Yes, uyu ni Papa Lionel na Mama Lionel. Nibo tugiye kuganira ati mwese burya muturuka mu majyepfo mwese bari naho urugendo rw'urukundo rwatangiriye. Yes, ni byiza cyane ariko wenda mbere yuko turi buze gukomeza tuganira mutubwira ku rugendo rw'urukundo abana banyu ngo ni Lionel na Lione na Lionso
ubundi ariya mazina nagiye kubaza icyo amasigo- avuze iki. amazina nta wundi muntu uzi igisobanuro cyayo na mama wabo keretse iyo twabigiyemo, ariko ubundi igisobanuro cyayo nyirizina Yego. ni icyanjye nyir'ubwite jyewe kabisa. Ni Rita Lionel, Rita Lionso, Rita Liona. Ritario Lionel, Ritario Liona. Rita Lionel, Rita Liona, Rita Lionso. Bishatse kuvuga iki papa Lionel? Mbere na mbere harimo Rita. Ubundi Rita ni izina rikunze kwitwa abakobwa, Yego. ariko ntabwo kubera iyo ni impine, ni impinamagambo y'iryo zina. ubundi ntawuvumira itararenga, ariko ni Rita nk'uko ushobora bamwe bitwa baji ba Jay, ariko ari ba Jay Paul akitwa Jay, ibintu nk'ibyo. Ariko gusa kuri Rita ni izina ryaturutse rifite igisobanuro. Impamvu navuze ni Rita, hari igihe kimwe nari mpagararanye n'umufasha wanjye ahantu tutarakora ubukwe, hari ku muhanda, arambwira ati se ubundi buriya koko tuzakora ubukwe igihe ki, ni ryari ibi bintu tuzabikura mu nzira? Ndambwira rero ritararenga ntawe urivuma, kandi mu mazina nzita abana banjye iryo zina rigomba kuzamo, kuko ugomba kuvuma ritararenga ntawe urivuma. Icyo ni Ikinyarwanda, ni umugani w'Ikinyarwanda wo nta muntu utawuzi. Ritararenga ubundi ritararenga ntabwo ushobora kurivuma. Ritararenga ntabwo ushobora kurivuma kuko ntabwo umenya icyo riri burengane. Ni muri urwo rwego rero ni Rita. Riyo rero Lionel, Riyo hazamo intare, kuko ijambo ry'Imana narasomye muri Bibiliya, hari ahavuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Narasanze buriya ijambo Riyo, intare ni n'igisimba nkunda cyane, kuko uzakirebe nubwo kisaza vuba kubera kurya inyama, ariko buriya kiriya gisimba ndagikunda. Navuze nanjye ngomba kuzashaka izina ririmo Riyo. Nta numwe, ni ukuvuga ngo n'uwaza akurikira bariya abana naba narabyaye nawe hazamo Riyo, kandi hakazamo Rita. Okay. Niyo mpamvu rero mwabwumvishe rero ubusobanuro bw'amazina. nari mbiziho, ariko noneho ndushijeho kubyumva cyane. Arananyibukije ibyo yarari kuvuga, arananyibukije wa mugani ambwira gutyo, mpise nibuka ahantu twari duhagaze, ambwira ati humura ntavumira itararenga nzakujyana. Ndushijeho kubimenya, Imana imuhumbugisha. Avuga ngo ntavuma iritararenga. Iyo ritararenga niyo wahereyeho ukunda Rita. Niyo nahereyeho nkunda Rita. Yes, ngira ngo abakunzi b'Iyobokamana TV bagomba kubisobanukirwa neza, maze ubundi bakamenya amazina, impamvu hazamo Rita abana bose Rita. Ariko Lionel ari hehe? Mbere yuko wenda dukomeza love story, mwaduhamagariye Lionel tukamwereka abantu. Yabaye umusitari nawe. Yes, papa Lionel, amazina y'abana bawe aratangaje kandi ni meza cyane. Mu by'ukuri abantu bajyaga bagira amatsiko yo kubamenya, muri buze kudusobanurira iyo mama Lionel avuga ati yamaze imyaka 11. Aha, Lionel bahamuzanye rero sasa rero. Karibu cyane Lionel. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Okay. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 13. 13. Ukunda iki mu buzima busanzwe Lionel? Njye nkunda guseka. Ukunda guseka? Nihe kuki inkomoko y'ibyishimo yawe ni iyihe? Kuki ukunda guseka?
impamvu nkunda guseka nuko mfite ababyeyi bose. nuko ufite ababyeyi bose bakurira n'ineza. gukunda ya ndirimbo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi, iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. urayizi? Ntabwo nyiza ariko ujya uyumva. Okay, uyu rero niwe Lionel. Impamvu mugaragaje nuko narinzi ko abantu bashobora kumumbaza cyane, nguyu rero Lionel na mama Lionel. Mama Lionel wakogiye inama kubaza uri kumwe na Lionel wawe. Uyu wawe ndetse ujya utubwira ujya wigisha bya bintu wakoraga kera. Uyu ni wa wundi njya mbabwira imfura yanjye iri kwiga karate. Iri kwiga karate. Okay. Kandi arakataje. Arakataje. Nibyo cyangwa arakubeshye? oya nibyo. Nibyo. Urumva ushaka kuza mu karate cyane. Uzabihuza gute no kubaha Imana? Byose ni ibintu byose umuntu apanga kandi bikaza kuvamo. Okay, wiga mu kangahe? Mu wa mbere segonderi. Reka tugushimire cyane, ntabwo twaza kuvuga ngo tukugumane mu kiganiro birangire uko byaza kose. ufite utudiru twinshi wibereyemo hirya hariya. Urakoze cyane kuba utwiyeretse. Murakoze. Okay, thank you. Yes, bakunze Biyobokamana TV, nguri ya Lionel nyine, hari n'abandi babiri basigaye hariya. Buri ya Lionel arabaserukiye nyine nk'imfura, ni ibintu byiza cyane. Okay. Mama, ubutekereza ko yiga karate buriya wagiraga ngo wenda iyo mpano yawe itazibagirana burundu, intego wumva ufite kuri we ni uretse no kuri we n'abandi numva bazayiga karate kuko nasanze umukaratika ni umuntu wa mbere ugira discipline, arubaha. Kandi isaha n'isaha yakwirwanaho ageze mu kibazo. Arigiye ugera mu kibazo ukirwanaho. Arigiye ugera mu kibazo ukirwanaho. Okay, ni byiza cyane. Ariko kuyiga mu mashuri ayigisha cyangwa ni wo mwigisha? Ari utwo mwigisha duke ariko ari kwiga ku ishuri. Ku ishuri niho ari kuyiga. Papa rero nari se nuramwigisha. Warakaze. tuje kuri icyo cya karate, ubundi njye mba numva umuntu uwo ari we wese hari ikintu bita self defense. Self defense ni bwa bundi nyine bwa bwirinzi bwawe, ku buryo umuntu yaza ntakubonemo baje cyangwa se ntakubonemo umuntu uje, ndetse ntakubonemo umuntu yaza agakoresha icyo ashatse ako kanya, ku buryo nawe wahagarara byabaye ngombwa mukaba mbega mwahangana. Rero njyewe buriya nuko abantu batabizi, abantu icyo kintu ntibanakizigina gifatiye n'umwanya kiranamvuna. Ni ukuvuga ngo niyo ushobora kuza wenda warabyize, kuko njye nabikoze ariko ntashaka kujya mu marushanwa, ahubwo njye nshaka self defense, kwirwanaho. Kandi noneho ibyo bamwe ntibanabizi, ariko iyo wundebye abenshi hari umuntu ushobora kunda akavuga ati abantu uriya hari uko ameze, ntabwo ari agafu kivugwa rimwe. Ariko ni ibintu biba bivunanye, kuko kubishakisha biragora burya nta kintu kivunanye, gusa nabyo biri muri bimwe bivuna, kujya kubishakisha, gukomeza umubiri, gukora siporo, gukora tize, gushaka ubwo butekinike kugira ngo umuntu ataza nka gukubita ikintu icyarimwe gihita kikugusha, niba mbega n'ibyo ngibyo. Wabyize nyuma yuko mumaze gushakana na Mario? Yes, kabisa. Nyuma yuko dushakana rwose. Wenda turi buze kubigaruka muri love story. Noneho rero ku buhamya bwa couple ya Papa Lionel na Mama Lionel bumeze gute? Ubwo ndavuga ubuhamya bw'urukundo cyane cyane. Hari ubwo abantu bagiye bazu duce namaze imyaka 11 yanarakowe, ubwo ni Mama Lionel wabivugaga. Ese byari byo iyo tuje gukora ubuhamya nk'ubu tuba turi kugira ngo tumenye neza imvo n'imvano, noneho babitwibwira uko bamenyanye, ubundi tuzamuke kandi ubwo twagiye. Nagira ngo nkureho n'urwo rujijo abantu bibaza, kuko hari abibaza, bamwe babibaza ati se ubundi uriya agira umugabo, ese ko agenda wenyine, ese ko ntawe tutajya tumubona. Ariko mu by'ukuri urugo rwanjye rufite uko rwubatse, kandi nta rugo rwubakwa nk'urundi, ntazagire n'abatwigana nabo bazarwubaka ukwabo, gusa bazashaka amahoro mu rugo rwabo. Yes. Ubwo rero ubundi urugendo rw'urukundo urukundo rwanjye
na mama Lionel rwatangiye 95. urumva intambara yari ivuyemo nyuma y'intambara, yes, nyuma ya jenoside gato cyane. Ni aho ngaho nibwo rwatangiye rwose. Icyo gihe twahuriye muri korali y'urubyiruko. Korali y'urubyiruko tuyiririmbamo, ari umuyobozi wayo anyobora. Hanyuma birakomeza, nza kuva muri korali mbabwira ko hari aho ngiye. Icyo gihe nibwo nagiye nkora ku ikamyo izi zigenda East Africa. uri umutandi boy? Natangiye ndi umutandi boy, mu boy shoferi. Biza kugera aho ngaho mbonayo nizo ntwaraho hanze, ariko n'ubundi byaje kugeraho. Urumva imyaka yabaga yisunitse muri za 2000, ubundi muri 2000, mu bihumbi 2000 nibwo natangiye kugenda. Urumva 95, iyo myaka ine turimo aho ngaho muri korali dusenga turirimba. Muri 2000 nibwo natangiye ako kazi ko hanze. Wenda tutaravuga ku by'akazi, wenda no gutinda kumushaka, wenda mubirimbana muri korali mu 1995, nibwo wamubwiye bwa mbere ko mukunda, cyangwa n'umwari muziranye gusa wamubwiye ryari ko mukunda, akwemerera urukundo nyine mwinjira mu rukundo? Ni 95. Yes, muririmbana ari presidente wa korali, nawe uri umuririmbyi wenyine. Yes, wana posta ufite muri iyo korali? Ajewe nari umucuranzi. So wari umucuranzi w'ingoma. W'ingoma z'uruhu. Iriya y'uruhu buriya kuri iriya ngoma ndakazi. Ubwo nukuvuga ngo kuko bundi burya abacuranzi akenshi n'aba bose ubona abacuranga iriya ngoma burya barayizi. Iriya ngoma barayizi kuko ntago iyo uzi iriya ngoma nibwo uhera uhita ufata n'amanota yose yo kugira ngo uhite ucura. Buriya n'abahanzi hafi ya bose banyuze mu makorali burya. Banyuze mu makorali. Ubwo rero muri korali rero murahamenyanira, mubwirana ko mukundana, arakwemerera? Urumva kubera ko twasaga nk'abantu banatuye hamwe, nko kuri uyu musozi no ku wundi. Ariko yarabyemeye, ariko kuri njyewe navuga ngo byabayemo intambara, kugira ngo byabayemo mbega iyo ntaza kugira nabyita kata buriya. Iyo ntazanamo kata ntabwo yari kunkunda, kuko ari udukoryo nagiye mukorera twinshi kugira ngo anyiyumvemo anyibonemo. Byagenze gute? Buriya akenshi iyo ushaka gukundana n'umuntu akenshi cyane cyane aba muri fiançailles, abafiance akenshi hari uburyo ugomba kumwitwaraho. Cyane cyane ko nge nari nzi neza ko binagaragara binazwi ko hari n'abandi bamushaka. Yari mwiza cyane none. N'ubu ni mwiza navuga gutyo. Oya, bari bahari bamushaka. Noneho ari naho mpera mvuga ko buri ikintu wiyemeje akenshi kirashoboka. Ibaze kuba nari nzi neza ko bahari bamushaka, ariko nge ndwaniyo ntambara ndangije hashira n'igihe kingana gutyo. Iyo myaka yose 11 akintegereje, kandi n'ubundi abo bantu bagihari. Cyane ko bamwe bavaho barashaka, ndabibona, abandi barakomeza, ariko biranga, kugeza igihe noneho njyewe nanjye narebye byigeze kugera hagati. Ndavuga okay, uyu muntu rero kuko njyewe kuba nzashaka vuba ntago birimo, bitewe na gahunda ndi kubona imbere yanjye. Ubwo nari narubatse inzu hariya ku ivuko, ni naho twabaga icyo gihe, niho twari tukiri.
ndamuhamagara mutumaho, ntabwo yari azi ikintu ngiye kumubwira. Nambwe rero yarahageze, ndamubwira rero, ubwo mu rugo ababyeyi bari bahari, turaganira, noneho dushaka kandi ndamubwira rero ikintu naguhamagariye uyu munsi, nagira ngo urabizi ko tumaze igihe dukundana. umuhamagara hashize n'igihe kingana iki? Ni nko mu myaka nk'itandatu mu cya kabiri rwose, niho niko nahita. Ndamubwira rero ngiye gushaka muri ino minsi, ntabwo biri kuza vuba, ko nahita nshaka tugakora ubukwe. None wowe ko nagira ngo nkubohore, ushaka uburyo wishakira, ntazakuzitira, kandi wowe wenda uri kwibonera abandi bafite gahunda. Ikintu yakoze, yaraturitse ararira. Akimara kurira ariko mu rwanjye ruhande wagira ngo nakoze test yanjye nawe, ariko ntabizi nanjye, ariko mu by'ukuri nagira ngo rwose pe we niba bimurimo kuko ngiye ntabwo narashakaga icyanturukaho, ariko urumva n'ubundi cyari kigiye kunturukaho, ariko noneho nkagenda mvuze ngo icyo kintu kiri mu nzira nyayo. Aragenda amubwiranira rero, wowe ifata gahunda wowe wishakire, kuko iminsi isigaye ni myinshi, kuyitegereza bishobora kukugora. Amaze guturika arize, ijambo yarambwiye ngo kugira ngo azashake, keretse igihe azumva ko ntariho, cyangwa se akumva ngo nashatse undi ari igihe biturutseho. Iryo jambo nahise mvuga ni okay, sawa, ibyo mbwiye uko byagenda kose bivuye ku mutima wawe, kandi urabikomeje, ntabwo ari byo kuvuga ngo ni wabirepese, wabigize gute, ntiwari uzi ko ndi bukubwira iki kintu. Nahise mbona amarangamutima ye ko ari furu, nanjye mfata icyemezo kimeze gutyo, ndavuga nanjye ubwo nta wundi, nanjye nahise musubiza, ndamubwira rero nta wundi muntu ubaho nzashaka atari wowe. Ubwo nanjye gushaka undi muntu nuko uzaba utakiriho cyangwa warashatse. Iyo ni nk'indahiro twakoze aho ngaho. Isezerano turaridanangiye. Basi ubwo nsubirayo sasa, nsubira mu kazi. Ndagenda nkabiyo, ari igihe byagiraga n'imyaka 2 gashira, imyaka 2 baze kugira kuba ufite umuntu mukundana, imyaka 2 gashira mutaranavugana. Imyaka 2 akihanganye. Mama rene wakoragaho imbaraga? Ahantu nakoraga imbaraga zo kwihangana, ubundi ikintu gituma umukristo yihangana nuko hari yaba yaravuganye nayo. Kuko baravuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicarira ku ijambo ry'uwayite. Imana yari yaravuganye nanjye, icyo cyanteraga kwihangana. Ariko no mu buzima busanzwe jyewe ngira impano yo kwihangana, nkunda kwihangana. Ubwo rero ibyo byatumaga ngomba kumutegereza, kandi ikindi cyatumaga ngomba kumutegereza, iyavuganya nanjye yari yarambwiye ko ari we nzaboneraho umugisha. Yarambwira ngo umugabo mutegereze niwe uzaboneraho umugisha. Ni icyo kintu cyatumaga nihangana. Mwabyumvishe ati ni iki cyatumaga nihangana. Nyuma rero yuko umubwiye gutyo, mukoranye iryo sezerano ati nzashaka ushatse cyangwa utakiriho, undi nawe ati nzashaka ushatse cyangwa utakiriho. Mwakomeje mu rukundo rero, muza kugera igihe noneho mufata umwanzuro wabati no gushakana. Papa rero narakomeza. Igihe cyarageze, ubwo nukuvuga ngo muri icyo gihe
byageze igihe mbere gato njya no gukwa mfata n'irembo birakorwa ndanagenda nanone yego nanone ndagenda pe ndazimira neza warakoye narakoye bamwe bakajya bamubwira ati se uriya muntu ko tubona reba igihe gishize ko kingana wabivuyemo ukishakira basi igihe azazira tuzabimusubiza ibyo yaba yaraguhaye ariko akababwira ati wapi kugeza ubwo umuntu wamuhagazeho mbibona n'ubu ni mama we na mukuru we baramukomeje muri icyo nta cyita ikigeragezo niba nta cyita iki ariko wenda baramukomeje muri iyo ntambara yari arimo baramwihanganisha baramubwira we tegereza bizakunda bizacamo ihangane burya iyo ubona umuntu akubwira ati ihangane biriya bizakunda bizacamo akenshi hari igihe nawe uhita ugira akamurare iminsi ikisunika ubwo rero igihe cyaje kugera n'ubundi ndaza gahunda turayisubukura dukora ubukwe muri 2007 noneho hari ikintu abantu batazi ku bukwe bwacu n'ubundi ko naragiye gutyo abantu bamwe ntibari banzi reba muri hari umuntu wenda wamenye mama Leonel nkimara kugenda akumva afite fiance akibaza se wo muntu tutajya tubona ubundi bimeze bite abantu benshi bagize amatsiko ku munsi w'ubukwe kugeza ubwo amadirishya y'urusengero barwana urusengero rwari rwuzuye kugira ngo barebe wa muntu nindi cyane ko uyu nabyita ko yari yarabaye umuntu w'ikirangirire muri iyo quartier bavuga bati nguri arahise ese ni wa undi watendetswe ni wa undi wabeshywe wa mukobwa bakoye umugabo akaburana baje kurya se niwe ni wa wundi hanyuma rero igihe kiragera ubukwe buraba abantu benshi baraza kugeza ubwo hari ahantu amadirishya y'urusengero babyigana kumwe babyigana hamwe haranacika amadirishya idirishya araho bariciye noneho ubwo bukwe agakintu gitangaje cyabayemo ubwo bukwe bwabaye ku munsi wo kwa gatanu ubwo bukwe imihango yose nakwita iy'ubukwe yakorewe umunsi umwe ubwo no gusezerana mu rukiko mu rusenge byose imihango yose y'ubukwe uretse ukuyemo wenda gufata irembo no gusaba no gukwa ariko ni ukuvuga ngo nabyita ko ibindi byari bisigaye byose byabereye umunsi umwe dote yari yarabaye kera nabwo yabaye uwo munsi yabaye umunsi yari yaje abitsa inkwano afata irembo arigendera ariko hashize imyaka ingahe haryo akoye agira abikije inkwano byigendera naho ni mu myaka hari hashize nk'imyaka 6 mbere nko mu myaka 6 yibaze gukora ibyo bintu kuko gihe hari n'umuntu nigeze kuganiriza icyo kinambwe ati nguzi n'ibindi jewe ubwo yari umukobwa ariko arambwa ati gihe n'amezi 6 sinayihanganira ariko wenda reka gatoya wenda murakomeza mbaze mama Leonel muri iyo myaka 6 wamaze umuntu yarabikije inkwano yarafashe irembo mwaraburanye mutanabonana cyane kuko yabaga yibereye yongeyo mu kazi ntagiye wigeze utekereza ngo uvuge ngo ariko iri jwi ry'Imana mbitse ubu ntiyambeshye ngomve ucitse intege uratenebutse wumve ibyo ababwire bakubwira bati ndanze mbaye umustar dikaritsiye nkambuka ati dore disi kagakobwa bakoye none bakaba bajyarabuza umuntu kandi icyo gihe wari n'igishongora abasore banakureba ntabashatse guprofita icyo kiwo cyo kubura ko uyu nguyu ngo babe bavuga ati reka dufatire wenda yatwe bashatse kumprofita ngo bafatire muri ako kavuyo ko kubwigunge narimo benshi ariko nkomezwa niyavuze ariko kuko ndi umuntu aha sinakwihagararaho kuko ndi umuntu pe
nyuma yo kuba kwinshi kw'amajwi amajwi yatumye mpindura gahundamo y'amasengesho no guhiga imihigo cyangwa kwaka ibimenyetso nubwo nari mbifite ni akajagari k'abahanuzi reka mvuge gutyo sorry abahanuzi benshi akavuyo ubwinshi bw'abahanuzi bazaga bampanurira bambwira ko ibitandukanye n'iby'Imana yambwiye kandi bakaza bafite ibimenyetso simusiga ibaze umuhanuzi aturutse kure reka mvuga avuye icyangugu aje nta kintu ari bumbaze nta ticyambajije nta bufasha nsabye aje avuze ko atumwe n'Imana hari n'uwaje ayoboza mu mudugudu nasengeragamo ati ayasaba abayobozi ati giye Imana intumye ku mukobwa uba hano witwa Alice baramumurangira araza arambwira ati giye Imana inkuntumyeho imbwiye ko utegereje umugabo wagukoye ariko ntabwo azakujyana si uwawe n'ikimenyetso Imana yampaye nuko atazagaruka urumva azanye ibimenyetso by'uko Imana yavuze nanjye mfite iby'uko yavuze aha rero biragoye aha niho nabaye nkucanganyukiwemo saba Imana ikimenyetso maze guhura nako kaje n'akajagari k'abahanuzi cyangwa se abahanuzi benshi bambwira ko atazanjyana ikimenyetso ngisabye Imana saba ikimenyetso kimeze gutyo ndashaka kubona uyu mugabo bitarenze ku wa mbere yambaye ipantaro y'ikobo icitse ku kibero yambaye kamambiri za umoja adaheruka kwiyogoshesha ubwanwa ku wa mbere rero ndi kudirija korari ndi kuyiyobora barambwira ngo hanze hari umuntu ushaka ndababwira ni nantegereze nyaho repetition irangiriye nsohotse nsanga niwe yambaye kumwe nasabye Imana kumwe nabivuze arangije arambwira ati hangane singusebeje jewe nari naniwe mu birenge zikamambira nziguze hiryaho mu minsi maze mu muhanda nta ubonaho yogoshesha nihangane nabonye njya guhindura ipantaro bitinda ndavuga nti nuko utabizi cyo nicyo kimenyetso mu mutima ni ikimenyetso je nasabye Imana bumbonye imbaraga zo gukomera no gutegereza isomo ririmo aha rero irikomeye ni ry'abantu barimo bavangirwa n'abahanuzi ku cy'Imana yababwiye reka noneho mvuge ku rubyiruko cyane kuko icyo gihe nari urubyiruko ku muntu uza kukuvangirirwaho njya nanabumva bambwira ibyivu bambwira bampa icyifuzo umuntu akaza akambwira ati yewe umupasitori wanjye yampanuriye ko nzashakana na runaka ariko simukunda namba nagace simukunda icyambere ntiyize ikindi ameze aryafite amadefa ya naya simbikunda hanyuma bakambwira ibyo byifuzo icyo somo nshaka kubaha ahangaha bitondera ubuhanuzi kuko ubuhanuzi ibyera byose ntabwo ari amata ntabwo ubuhanuzi bwose buva ku Mana hari ubuva ku marangamutima hari ubuva no kuri Satani yego hari n'ubuva ku Mana none kugira ngo uzamenye ko umuhanuzi waguhanuriye bivuye ku Mana ni ikimenyetso nkuko Gideyoni yasabye ikimenyetso kugira ngo ajye kurwana n'abamidiyani nkuko nanjye nasabye ikimenyetso kugira ngo ntegereze umugabo niyo nama nagira abantu barimo bavangirwa n'amajwi y'abahanuzi kwanza winabishinga ariko se mwenda mama umuntu yakwibaza nk'uwo muhanuzi yaturutse icyangugu aza gushaka yari kugira yica ubukwe umuntu nyine yakwibaza se ni Imana nyine umuntu yabyibazaho ibintu byinshi pe wowe wenda ukurikiranye kubona ko iby'Imana akubwiye mbere ari byo bibaye umaze gushakana n'uyu mutware buriya muhanuzi koko ni ukukugambanira ko umuntu ntabashakaga kukwicira ubukwe wabitekerezagaho iki icyo gihe wenda iyo ubitekereje iyo bigezaho bisaba gukoresha n'ubwenge wize mu ishuri cyangwa ubwenge bw'ubuvukanana kuko ibintu byose ntibigenzuzwa umwuka bigenzuzwa n'ubwenge kuko hariho nk'uwamanuriraga ko atari wanjye akampa n'ibimenyetso ahubwo akambwira ngo dore umusore Imana yaguteganyirije yitwa gutya azaza kuwa kabiri saa 8 azaza yambaye gutya na gutya na gutya najye ko nkabona izo saha uwo musore araje ngasanga n'umusore wandambagije nkamubenga hahita rero nkoresha ubwenge ntiriwe njya mu mwuka navuga ntarimo kata z'abahanuzi n'abahanuzi nkakoresha ubwenge bwanjye havuga ni umusore yihisha inyuma y'umuhanuzi kandi reka mbabwire ibi bintu bibaho hari umuntu wigeze kunyoberaho arambwira ati mama Marione umugore wanjye arakwemera kuri umuhanuzi urebaho none twagiranye ikibazo kimeze gutya na gutya ndashaka ko wigira nkaho bihanuye ukamubwira gutya na gutya ndamubwira nti rero gese uko nteye
nge sinjya mbeshyira Imana ko yavuze itavuze ibyo bikora abanyamitwe byumvikana ko bibaho binabaho rwose binabaho umuntu akakwinjirira akakohereza wigize ko watumwe n'Imana kandi watumwe n'umuntu aha rero abantu bagira amakenga cyane bagira amakenga ku bahanuzi urumva iyo utabyitaho cyangwa ngo ubukomeye umutima mu by'ukuri abahanuzi bari kunyicira erega nabo bajya babinyatse reka nkubwire hari abahanuzi nabo babinyatse abantu bazi kwinyatsa ari kwaka amafaranga ari kwaka ikintu wafashe hari n'inyatsi kwaka ikintu utarashyikira ngiye nabonaga ko ndimo ndwana n'umwuka w'inyatsi ishaka kunyambura uyu mugabo ni gutuza kumbwira ngo Imana iragutumye ese ubundi irantinya ubundi irinda ituma abantu iragutinya wowe mbere ko Imana ituma abantu wowe wiyumvamo iki kuko ushaka kumva bizaca muri disikuru yo gutuma wowe utafata ibyemezo yewe kubera no gusoma Bibiliya cyane nagiye mbona abantu muri Bibiliya bakoranye n'Imana batiriwe batahanuriwe batabigize birebire nk'uburiya mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo gukira kwe ntibyanyuze mu ijwi ry'umuhanuzi nta muhanuzi yigeze umuhanura ati atumva ko Uwiteka avuze uzacunga Yesu atambutse ugenda ukore ku nshunda ye uzakira we yiyumvisemo ibitekerezo byahereye mu ibitekerezo bishyira amaguru ashyira amaboko aragenda akora ku nshunda z'umwami Yesu arakira bivuye he niwe bivuyemo ntabwo ari umuhanuzi ubihanuye nese Dawidi yishe Goliyati yabihanuriwe nande Zakayo yuriye igiti iwe yaritekereje ati nshingiye ubugufi ntiriwe ntegereza ijwi reka nkoreshe zikata zo kuzamuka nurira igiti ubwenge Imana ikorera mu bwenge niyo mpamvu muri byarembye ngo nuntunganyiriza ubwenge Imana itunganije ubwenge bw'abantu ntabwo abahanuzi babaye ngo umuntu nabura ubwenge izanamureka ubu usuririra ujya guhanuza nk'ubu abakobwa reka mbavugaho kuko nanjye nigeze kubaho umusore arakurambagije icyambere yujuje ibyangombwa ushaka uranamukunze afite izo kashi afite ubwo bwiza afite imiryango wenda afite gukizwa nimba kurambagije wowe uragiye mu bahanuzi kubaza kw'Imana ibyemeye ubwonko bwawe bukorera umuhanuzi akorera mu bwonko bwawe cyangwa wowe ubwawe wakwifatira umwanzuro ubundi se urajya kubibwira abahanuzi kubera ikibazaza kukubakira nk'ubu hari umuntu mwegeze kumwatigewe ati nshatse umuhanuzi ambwira ko urugo rwanjye rutazarenza imyaka 4 ati niko yampanuriye ati none ati ngejeje ku mwaka wa 4 ati nagira ngo nsengere Imana irukomeze ntiruzagira imyaka 4 noneho ndanamubaza nti wowe tureke noneho ibyo guhanurirwa ahubwo noneho nimba baraguhanura ukizera ko ari Imana ivuze ntiwumvira Imana nimba Imana yakubwiye ko rutazarenza imyaka 4 ukarujyamo wajyegamo kugira uti kandi wemeye ko ari ivuze deja ntiwumvira Imana ahubwo noneho mfite uko namuganirije mukuramo mikorobe z'abahanuzi ntabwo abantu bikubakira ku buhanuzi ingo zubakiye ku buhanuzi nabonye uburyo zitemba bizamo ibibazo kujya ku kazi ngo Imana yarakahanuye ntubaha amasaha y'akazi yo gutangira akazi no kugasoza ngo ni Imana yakambweye ngo numvise ngo niyo wagira utani wakankuraho ngo ni Imana yahamuzanye ngo nishaka n'ubundi itaranzura ko hava ngo niyo byagenda ngo no wagira ute ngo ntiwahava n'ubujiji nyine wubakiye ku buhanuzi biri busenyuka ngo yewe nk'ubu hari umuntu wigeze kuvuga ati yewe Imana yambwiye ko umugisha wanjye uri muri wowe ugomba kuntunga umugisha nimba oya noneho tunabishyire mu rwego rw'urugo umugisha koko nimba uri mu mugabo wawe ngo Imana yambwiye ko umugisha wanjye uzava mu mugabo wanjye ngo izamuzamura ngo agomba kuntunga bigatuma umugore yicara akirirwa yicaye ni ikibazo ngo ufite igishoro Imana iguhaye igishoro uzi kubara gusubiza ngo reka ngo njye ku muhanuzi ngo muhaye amafaranga yasengere ngo ijwi riri muvugira amakambwira icyo nkora ngo ndumva ntaramenya ikintu nkora ufite amafaranga nturamenya ikintu wacuruza ujya kukibaza abahanuzi ufite ikibazo mu muri abahanuzi nyuma bajya kukuvangirwaho barabanza akaguperereza kandi burya ibyo bakubeshya babikura mu byo babwira burya nuvugana n'umuntu ukumva ari kubanza none se byagenze burya ushatse wavuga ati
kuko araza kugaruka yakusanyije ibinyoma bifite ibimenyetso nk'iby'ukuri abona uburyo akwinjirira kandi ari kubikura ku byo wawe wamukuye maze abantu barabahamagara bagahita babaka amafoto akati yareba akabona uko usirimutse hano uyu muntu afite kasha bihereye ku ifoto gusa avuga ni urabanza umpaya rero kubera ko wamwiteje wowe aha ni love story ya papa Lionel na mama Lionel ariko harimo n'amasomo akomeye cyane papa Lionel aha ngaha mama Lionel yari yicaye ku ijambo ryo wayiteretseho niko ubwo ni ijambo ry'Imana wati Imana yambwiye kuri yari we mugabo wanjye ese nawe hari cyo wari wicara nkuko yabivuze ntabwo ibintu ubundi Imana yaduhaye ubwenge Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'ikiza ukarobanura ukajonjora ukavuga hariya ni mu mwobo hariya ni ku musozi hariya ni mu mazi ukamenya ngo mbega ugakontorora ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo ubu ngiye nananirwa kureba umuntu nkunda se ubundi ubwo ngubwo gute se bwo nabiburira gute kumenya umuntu nkunda nabinanirwa kubireba gute se kandi Imana yarampaye ubwenge ubwo ijisho rindeba nabi nariyoberwa gute ntibibaho nubwo waba wenda wanyiyoberanyaho none ariko mu kanya nkahita mvuga se buriya ntiharimo akabazo buriya noneho sasa ku kabazo nkaba nagakurikira nkahita menya ko hari n'ibindi bitameze neza bigatuma wenda ngira uburundi buryo mbitwaramo nge rero kuko ntabwo nyine giye bwo tuvuge wenda nge mfite impano y'ubwenge mbivuge gute cyangwa se y'ubugenzuzi kuko nge niba nterekwa wenda nkarota nkaba nabasha kugenzura izo ndoto narose nkavuga se ibi bimeze gute ubwo no kuvuga ngo niba ntahanura ariko ufite iyo mpano y'ubugenzo nkaba se uriya ko dukundanye gutya mbere na mbere yampaye ikimenyetso kivuga ngo azashaka ari uko yumva ko wenda agiye ntakiriho cyangwa gihe nashatse se ubu nawe ndi gushaka ibindi bihe iryo ngiryo rirenze iry'undi muntu yaza kumbwira we kuko niwe twiyavuganiye gutya face to face amaso ku maso ubwo rero nsubiye inyuma gatoya kuri kiriya kimenyetso yasabye kuri kiriya kimenyetso nanabihamirize ko icyo gihe nakoranaga n'umusomari twakoranaga icyo gihe twari tuvuye Mombasa tugiye Bujumbura ndabyibuka umusomari imodoka yewe nta nubwo kuko yabanje kujya Majerwa tuvayo tugeze mu nzira hariya aho bita muri Rwabuye urumva ni ku musozi uzamuka ugera hariya Kibabara ubwo narambwiye rero ngewe mu ruhushya ahangaha ndi ni mu rugo ni muri quartier gusa ariko nsubiye inyuma ntarajya aho ngaho hari umuntu wibaza ati subwo umusomari mwakoranaga gute kuko umusomari twakoranye iminsi kugeza ubwo n'abanyakenya n'abasomari bibazaga se uyu muntu mwahuye muti ibyo nabyo ni ikindi cyiciro cy'ubuhamya nuko rero mu modoka hari igihe ubundi abasomari kuntu biberaho icyo bashyira imbere ni transport akazi biba bigoranye kugira ngo rwose uzamubone yanakeye ubwo rero ngewe yari yarankunze ampa amafaranga mpemba neza bimeze neza rwose nta kibazo ariko ibaze n'umuntu nageze aho ngaho muri quartier ngo rero hano ndeze ni muri quartier mu ruhushye noneho nugaruka uvuye i Burundi uzahita wongera twongera tugende mu minsi 3 yaragarutse ubwo rero iyo pantaro ndayibuka neza cyane izo umoja ndazizi n'agapira nari nambaye basi nta bindi ubwo nazamutse gutyo nibyo wari wambaye ingomoja waziguze
umoja ni ukuvuga ngo naziguzemo hafi aho ngaho uvuye nyine mu moto agusize yes ansize ko navuze ntago nakurirwa njyana n'inkweto ndi muri quartier shyiramo umoja ipantaro urumva imyenda nanayisizemo mu modoka iragenda ku iyo pantaro yari icitse hano gutya ntago ari kwa kundi babikabije ariko yari icitse nyine kumwe ibintu binagaragara nyine ariko utazi ko ari ikimenyetso yes ubwo narahageze sanga abakorari irimo ntumumuntu nanga guta ninjira direct ntumumuntu ansa ndambwira rero hanze igihe numbwire ko hanze hari umuntu gushaka nawe araza arambwiye ngo bawihanganye aya bakimara kurangiza ibyo gazo gahunda yahisaza turavugana ibyo twavuganaga hanyuma amasaha ageze n'ubundi ndataha ubwo urumva ko ikimenyetso cyo nge naguye mu nkuko bivuga nge naguye muri ambushi nyine ambushi ikimenyetso ariko nyine nanone ngarutse ku cy'abahanuzi nyine nta muntu utabizi keretse umuntu utafite kumva umuntu cyangwa se kumva abantu muri iyi minsi turahanura ibi ni ubuhanuzi bwo umuntu ashobora hari n'abagendera ku marangamutima yabo akaza ati kuko nshaka kuriya njyewe ndamupangira ibi n'ibi oya buhanuzi bw'ibinyoma bwo buranuzuye ni nabwije ni furu bivuze iki bivuze kwitonda nta kindi bivuze kwitonda mbere na mbere rega guhanura buriya buhanuzi bwajemo n'ubutubuzi se niba umuntu aza akagutuburira akakwaka udufaranga wari wifitiye wenda twibarira no mu buhanuzi mu butubuzi busanzwe umuntu araza akakumvisha ikintu uburyo ari cyo akagukuraho utwa tuntu twawe wari wifitiye kandi noneho uramutse ubaye umunyabwenge ntabwo yakagombye kudutwara ariko kandi nanone icyo nshaka kuvuga nuko iyo uri umuntu ureba kure wenda ntabwo bashobora gupfa ntabwo bagufatisha iyo umuntu ureba kure naho ubundi kumenya ngo umuntu ese aragukunda ni ukuvuga ngo waba uri umumama waba uri umupapa waba uri umwana waba uri kundeba ko unyishimiye unkunze ushobora kunkunda by'iminota ushobora kunkunda by'igihe kirekire uko byagenda kose ngenda bikontora nkaba nabibona n'undi muntu wari wese kandi ashobora kubireba akaba yabibona yes nagiye kwa mama Lionel ugeze rero ku bukwe uvuga ko kubera ko abantu bari batangaye bashaka kukubona barungurukiraga mu madirishya muvuga ibi buryo imisango yose mwayikoreye rimwe umunsi umwe irarangira ubukwe nyine bwarabaye burarangira rero hari ubuhari mu wuhe mwaka mwaka 2007 nuko ko muzi imyaka 13 mukozanye ubukwe uko niko kuri rwose ubukwe bwarabaye bubera iyo mihango yose ni ukuvuga ngo mu bukwe saa 12 n'iyo mihango yose yabaye uko uyizi y'ubukwe twari twageze mu rugo saa 12 twari twahageze mu rugo aho tugomba gushyikira nabyo biri mu gashya kubwo bukwe kuba imihango yarabereye umunsi umwe ikaba kwa gatanu saa 12 tukaba twageze mu rugo reka mbaze madamu n'utuwe dushya tundi cyangwa n'ibiki byabaye muri bwa bukwe bwari butegerejwe imyaka ingana gutyo wibuka n'ubu agashya ni twinshi ariko ndavugamo doke agashya ka mbere nuko narize kandi abantu batazi amarira yanjye nkarira tugeze ku ndahiro najyaga ntaho ubukwe bagakunda kurahira ngo tubyaye tutabyaye tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse iyo ndahiro yarandijije tubyaye tutabyaye siniriwe ndangiza nahise nturikandarira nk'umwana narijijwe n'iki kwihanganira umugabo imyaka 11 nkamutegereza hakurikiyeho cyo kutabyara n'uburyo nkunda abana bizwe ndarira
ako ni agashya karanze ubukwe kuko mu kurira umupasiteri yahise ashyiraho korari ngo zibe ziririmba ndangize kurira ubwo noneho nkumva barimo baranyaga iserera abandundaho imishwari marene yara imishwari banza aramushiranye abafiye donera bashirana abantu baraza ndarira nibwo bwa mbere abantu bari babonye amarira yanjye aka kabiri nuko bari bashyizeho mu marene uri boncunge kugira ngo ntahanura cyangwa ntabyina kuko bari banze nk'umuhanuzi kazi nk'umuntu ufata abanyabyaha mu rusengero n'abafataga mu marene pasiteri yamuhinduye mu cyumweru cy'ubukwe avuga ati uriya mu marene yatoye aritonze reka dushyireho mu marene tubanza tumuganiriza acunga umutekano kuko ari isukuntu tumuzi cyambere ari bubyine yambaye kanzu cya kabiri ari buhanure ntabwo ari bushobore kuba umugeni ariko no mu bintu byanonze kuba umugeni byarantonze kuko kondisiyo z'abageni zarantonze kwitonda kubigendera byarangoye nanyuzagamo nkanabyibagirwa sijya narose birangira byarantonze hamwe no muri sevire nisohokeye nkigira kuri tuwarete marena atari ko ugiye niwe muntu wateye igikumwe hano wenyine urahagurutse mu bantu uragiye umugeni ugenda ntiwese ngiye kuri tuwarete icyo ni igitangaza mbega kwinjira mu modoka njya gusezerana ururabyo nararusize numvaga biri mu kunyerereza ariko nk'ubya birantonda kwezi rero mu rusengero agashya kabaye naritonze bwa mu marene bandindishije niwe wuzuje ikindi cyabaye igihe turangije gusezerana na resebusiyo yabereye aho mu rusengero ahubwo resebusiyo irangiye barimo bapakira ibintu mu mamodoka amakado bitwikururwa barimo babipakira begeranya nibwo naciriye isura umukongomani ubukwe bwanjye hari bwari bwatashwe n'abakongomani kandi mu bantu banzi ku muziki rwose sinjya mpfusha umuziki ubusa nciriza isura umukongomani ngo ashyiremo umuziki akiwuzitura mva narawukase noneho nkajya mbwira umugabo ndikoma mu mashyi ariko ndikoma mu mashyi yakomaga mu mashyi ari nko kumuforusa umva ndawukata mwana kansezere ku bukumi kabisa ku munsi wo kuwa gatanu nzwiho mu mateka ko ari umunsi wo guhanurira abantu gusengera abantu umunsi w'ibitangaza reka nsezere ku bukumi ndawunyuka umva umuziki ndawurya umushoferi agiye kwatsa imodoka ziko abageni bicaye mu modoka arababura aje asanga turimo turabukata ako nako kari mu gashya karanze ubukwe bwacu two turahagije turahagije papa rero ariko agaragara nk'umuntu utuje cyane utwo dushya twose yatwitwaye mwaka urumva ntabwo iyo umuntu umuzi uba umuzi nuko ateye ubizi nyine urabisiporo tukabyihanganira nta kundi muri uwo munsi akandi gashya watazi nge yankoreye twageze mu nzira hafi aho ngaho y'urusengero aravuga ngo abwira umushoferi ngo wambabare ugahagarara hano tukavamo tukagenda n'amaguru aha hantu ko nahatukiwe ko nahaherewe ibihosho tukagenda n'amaguru bakabibona ko ubukwe nabukoze namubwira se uracyari muri ibyo ngibyo koko ubwo ibyo urimo ni ibiki turabura kugenda none yabwiye shoferi ngo ahagarara wahagarara hano tukavamo tukagenda n'amaguru abantu ko aha hantu nahatukiwe abantu bakabibona ko ubwa bukwe bwabaye yabatwikaga kabisa abo batibagiwe ngo nikari mu cyari kuvuga nari nakibagiwe niyo mpamvu umugabo aba ari umugabo ndabyibutse ni mu muhanda w'ikabuga mu muhanda w'ahantu bita ikabuga niho ni Butare ni hafi y'urusengero mu gace kaho mvuka aho nakundaga kuhaca abantu bagasohoka mu nzu ngo dise ngo nimuze murebe wa mukobwa ngo wagumiwe wa mugabo yakoye akamuta nta wundi rega kuko ibintu byose ntago ari ukuvuga ngo nibyo turi guhimba kuko ngira ngo uwo bita pasiteri haba muzuri ubwo tuvuga nicyo gihe ni nawe wari udutwaye
nawe iryo jambo ashubiza inyuma nka memori ashobora kuryibuka yaryibuka ko yarivuze ni nawe wafashe irembo ni nawe wafashe irembo mwaramukamiye muti reka murakomeza muragenda ntabwo mwahagaze oya nawe burya ni umuntu impamvu niyo gahunda nakubwiye yubahirijwe yo masa kugira ngo binihute burya nawe ni burya ni umuntu kabisa ibintu byo bikorera imbere gusa ni umuntu uri kuri gahunda ni byiza cyane bakunze biyobokamana TV murumva ko love story ya mama Lionel na papa Lionel iraryoshye cyane kuyumva mumaze imyaka rero 13 muri mu rugo mubanye nyine nk'umugore n'umugabo nta asiki nta kimbise nta kimvire ahangaha mu gihe nyamara muri iyi minsi mu miryango nyarwanda harimo amakimbirane menshi kutumvikana biri kugeza kuri za divorce n'ibindi byinshi hari nama mwahereza abatobo bari kuzubaka bakwitwara gute byagenda gute hari n'inama mwahereza bari mu ngo kugira ngo bakomere bashikame maze bazuse iki kivi amahoro cyo navuga ku nama zingo kwanza ku nama zingo ngewe nubwo wenda imyaka ndimo imyaka ndimo sindi mukuru kandi sindi na mutoya hari ibyo maze kubona mu bigendanye n'ingo n'uburyo ingo zubatse ahabanza aho niho natangiye mvuga ngo nta rugo rwubaka nk'urundi buri rugo rwose rufite ukuntu rwubatse ariko icyambere nuko bagerageza rukubakwa mu mahoro uburyo rero inama nagira icyo naheraho uburyo twubatse twebwe kwanza mpere kuri twebwe aho wenda ngewe nko ku babyeyi banjye nta na rimwe mu buzima kuva n'abana nabo cyangwa se namenya ubwenge kugeza ubwo umwe atashye nta na rimwe nari nabona batukana banarwana icyo kintu ku babyeyi banjye by'ubwanjye ku rwanjye ruhande njye sinkizi ubwo rero nanjye ndamutse mbikoze ndwanye cyangwa se nkatukana ubwo naba ndi kuzana agashya ntigeze mbona mu muryango wanjye ikindi navuga abantu abashaka kurwubaka kwanza nibo ndi buhereho ndahita nsoreza ku bubatsi abashaka kurwubaka nta kindi gisabwa iyi gisabwa ni ugushyiramo ubwenge ese ibintu ngiye gukora ngiye kubikora gute ese ibintu ngiye gukora nabitekerejeho kuko uko byagenda kose ngewe muri iyo myaka 11 nabitekerejeho kugeza ubwo mvuze muri jyewe muri iyo myaka 11 ndavuga jyewe yaza akaba mugufi yaza akaba muremure yaza akabyibuha yaza akananuka nuwe nahisemo nuwo ubu ni ukuvuga ngo nuwo nyine nta wundi kandi ni nawe umbereye niwe mwiza mbona ari we mwiza urenze n'abandi kuko nyine niwe nahisemo kandi nabifatiye igihe ntabwo ari ibintu nahubukiye ni ibintu natekerejeho mu buryo buhagije bivuze ngo nawe ugiye kugira urugo gushaka urugo banza ubitekerezeho ntabwo ari ibintu bihubukirwa ni ibintu ushyira muri mind zawe ukabitekerezaho ukabiha umwanya mu mutwe wawe ukabitekerezaho ukavuga ngo iki ni cyanga nzabasha kukihanganira muri ubu buryo iki ni cyemera bizaba ari amata bya amavuta iki ngiki gutyo kuko uko byagenda kose mu buzima iyo hazamo ikintu bita kwihangana nicyo kiba kiri bujye imbere aho ngaho ni mu bashaka kurwubaka noneho mu barwubatse mu barufite nibagerageza uburyo izo ngo zikomera ikintu rero navuga ku bubatse ngewe ubu ngubu niwo mpamvu nabwiye ngo ingo zubatse bitandukanye ngewe hari igihe uza hano ugasanga ndatetse nk'ubu ngubu tuvugana nta muntu udufasha imirimo yo mu rugo dufite ntawe kuko twajyaga tubakoresha ariko ubu ntawo kubera impamvu z'umutekano w'abana ubwo rero ni ukuvuga ngo twebwe ikintu dukora ugeze hano mbere ahita atangira guhita perepara
ibya nimugoroba cyangwa se yaba hari agaperepara n'ibyo ku manywa, gukoropa, gufura, mbega imirimo yo mu rugo uko muyizi, ubwo ntabwo rero navuga ngo abantu bubatse, kuko ni gake cyane ushobora gusanga nk'umugabo mu rugo rwe arimo akoropa cyangwa se ateruye umwana. Ni ukuvuga ngo kwanza ni gute wakwiyumvisha uburyo njye nsigarana umwana mama Lionel yagiye mu ivugabutumwa. Buriya rero hari abantu bazi ko ariho nahereye mbere mvuga ngo nkureho n'urwo rujijo, bakavuga bati uriya kuki tutamubona, umugabo we kuki tutamubona, kuki we atagaragara, burya yagaragaye igihe mba nagaragaye. Kuko niba yagiye mu ivugabutumwa afite umwana muto, ese uwo mwana muto wagira ngo sijya uba wamusigaranye, ajyaho tuba twabivuganyeho, akajya ahantu nzi. Akenshi iyo yagiye kure nibwo, kuko hari n'igihe yajyaga ajya hanze mu bihugu hari Bugande cyangwa se ni Burundi na hehe, ugasanga umwana ni igihe wamusigaranye kandi ni uruhinja, wenda ntago akiri umwana muto. Gusigarana umwana uri umugabo urabyumva ukuntu biba bimeze, ariko icyo kintu bikaza kurangira hari utabishobora ibyo bintu, hari abatabishobora ngenda bizi. Kuko ubuzi kumenya ubuzima bw'umwana, ko yoze, ko yaryamye, ko yariye, n'abakuru be nabo kandi ukabareberera nawe ukimenya, ugakora imirimo yo mu rugo iyo ntigishiraho buryaho kugira ngo ishireho gwiriyongera. Iyo mirimo yose ukabikontorora ukabirangiza. Gusa ariko gihe ikintu kimfasha ntavuzemo nuko burya impamvu mbasha nko gusa n'ubiyadabuta mu bigendanye n'ubuzima, burya gihe nabaye umuboyi, nabaye wo bita karyarugo, sinjye ngira ipfunwe ryo kubivuga. Nakoze ahantu ngiye ndi umuboyi, ahantu nakoze mu ngo 5 kuko ndazizi neza, nakoze mu ngo 5, sinjye ngira isoni zo kubivuga, je bintera fieri kugira ngo nundebye wese avuga ati kuko ngiye ahantu hose hashobora kuba ikintu gishoboka ko nakora kikaba cyampa ku mafaranga, nkabasha gutunga umuryango. Icyo sishobora kugiretse kibi, ikindi cyose cyo sishobora kugisubiza inyuma rwose. Yes, izi ni inama za Papa Lionel. Reka twumvira Mama Lionel ku kibazo twabajije. Inama ajya cyane agira abamama bakobwa nyine, tungira ngo turaba tugenda tunagana ku musozo wa love story yabo. Ni ndende cyane cyangwa twabakuraho ibintu byinshi, ariko ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye nabo. Wenda amahirwe yatumye Papa Lionel yemera kutuganiriza, aharazongera ayaduhereze, kuko bavuga yuko nta ukoreramo umuntu urimo. Murakoze. Inama ntanga cyane ku bantu bubatse urugo. Ni ibintu bibiri ngiye kuvuga. Inama ntanga ku rugo cyangwa no gushimira umugabo wanjye. Icyambere, kwinjira mu rugo gushaka. Ese wabitekerejeho? Cyo ni kimwe. Cyangwa ugiye gushaka kubera ko ugejeje imyaka yo gushaka. Ese nimba narabitekerejeho, natekereje no ku ngorane z'urugo. Nimba ndi mu muhanda ntwaye, ingorane ziri mu muhanda n'urugero, ambutiyaje, kugongana, gukontorora umunyamaguru cyangwa utwaye ikinyabiziga nk'icyo utwaye, gukontorora imihanda n'ibiraro byaturitse, n'urugo nuko. Tekereze si uru rugo nubatse nagiye nkurikiye iki? Hari abashaka bakurikiye ubutunzi ku bagabo, iyo bahageze bukabura zirasenyuka. Kandi hari ushaka yumva ko ubwo butunzi azarinda busazana. Banza wicare wige, unabaze abakuru, umenye ingorane ibyiza by'urugo n'ingorane z'urugo. Ibyo bintu uko ari bibiri. Ushobora gukubitana n'uwakubwiye ibyiza by'urugo,
ariko agakora ikosa ryo kutakubwira ingorane z'urugo. Yego. Nimba warahuye no kubwira ibyiza by'urugo, numugera ku ngorane, nuhura n'ingorane bizakunanira. Ariko nimba waragize amahirwe yo kumenya ingorane y'urugo n'ibyiza by'urugo, urugo uzarushobora. Kuko urugo nabonye ari ikintu kigoye, ni ibintu bisaba n'ubwumvikane hagati y'uwo mushakanye. Bamwe hari ukuntu bajya babyita ngo umugabo ngo wabaye inganzwa, ngo umugabo ngo ukora ibi n'ibi, ibyo biri mu bujiji abantu bagifite. Mbere nanjye nigeze kubona umugabo atangiye kumfasha imirimo mu rugo, niho yewe natagira umuntu azana akagira ngo nakugize inganzwa we, ntihave ndabikora ati reka gese nubaka nka runaka. Wese kuri umugore wanjye uri umukozi wanjye, ntibishoboka. Ariko nkibuka ko n'Imana yambwiraga ko impaye umugabo nzagiriraho umugisha. Nibuka ko aho wenda ndibuze kuhagera, ariko ndacyabwira abantu amakuru y'urugo. Uduhora twiga, icyo ni icyambere. Hariho n'urugeramo yabyara ku nshuro ya kabiri akumva yaramenye, ntamenye ko ku nshuro ya kane amaze kubyara atangiye kwicara ajya guhaguruka, agahagurukira ku kintu cyangwa agataka, cyangwa akazamo n'indwara z'izabukuru. Ese ningera muri icyo gihe nateganije iki? Bizaba bimeze gute? Ingorane zo mu rugo rero hari abantu badashobora kuzisiporuta, ugasanga babigize intambara. Wagera hagati ukabona umugabo atangiye gutaha nijoro yataga ku manywa, ukabona hatangiye kuzamo indwara, hatangiye kuzamo sharije nyinshi, urugo rugize amasharije menshi, minerivare z'abana, ibindi bibazo ku ruhande birimo biratuma utabona ya myenda washakaga, amasitire washakaga, kumva amabwire, kugira inshuti mbi. Ibyo bintu biri mu bintu byangiza ingo muri no minsi. Kugira ikigare cy'abadamu bibirara, barahari nabo bibirara, kandi bamwe babona no mu nzu y'Imana ariko ari ibirara. Wabashakaho ubwenge bwo kubaka ukabubura. Iyo ufite bene nk'izo nshuti utumutwe mu rugo. Nese ubwo wakuzura n'umudamu uhora yambara ashaka kurushanwa na runaka, wagera mu rugo ugasanga nta n'igikombe afite cyo kunywesha. Urashaka kwigana runaka, usava uragaragara neza mu muhanda, ariko umwana turebye ikigo yigaho bya bindi bari kurihira umwana ngo yige neza, urimo urambara neza, umwana ari kwiga ku kigo kibi. Ako kose nakantu dushunguriramo kugira ngo nufite urugo akanguke. Ni gute ushaka kugenda mu modoka ihenze cyangwa kwigana runaka, kumera nkawe, gusohoka nkawe? Umwana ntagira umwarimu umukurikirana, umwana yiga ku kigo adakurikiranwa, umwana ntagira n'umwenda ukimukwira. Ni ikindi kibazo. Ndagira inama rero abantu bubatse ngo bahuguke, bamenye ko intambara y'urugo ije umenye uko uyijera, kuko mu rugo habamo intambara nyinshi. Hari igihe ushaka wizeye kubyara ntubyarire igihe wabishakaga, hari igihe ushaka uzi ko nyuma y'imyaka 3 muzava mu bukode, ahubwo ukabona n'ibyo ufite bigiye muri cyamunara. Ibyo ni ibintu ugomba guteganya uko gutisi bibaye nabigenza gute. Izo nama nzisoza mu ruhande rwanjye cyangwa se rw'abakunzi banjye, inshuti zinkurikiye. Ndashaka no gushimira umugabo wanjye by'umwihariko, kuko ni umukozi w'Imana ukomeye. Nubwo nzwi nk'umuvuga butumwa cyangwa umuhanuzi kazi, ariko niwe muvuga butumwa ukomeye. Kuko yanteye inkunga muri uyu murimo. Abantu benshi twashakiye rimwe bafite impano nk'izo nari mfite barazimye kubera urushako. Ariko nagize umugisha wo gushaka umugabo ukomeza iby'Imana yampaye, kuba hafi, kubungabunga iby'Imana yampaye, no kumva ashaka ko nzabisaziramo, no kubirinda kuba hazamo ikibazo. Icyo ndakimushimira. No kumfasha umurimo w'Imana, koko hari mu mwaka washize hari igihugu nagiyemo mwivuga butumwa. Mwana muto nari nsanzwe mugendana kuko agira ibyangombwa, ariko arambwira ati nta mpamvu kujyana umwana ungana utya, jewe ndamukurikirana uyu mwana, genda kandi utuze uba amahoro. Kandi ubwo ibyo byose yavuze dufashanya mu rugo, si uko ari umushomera arakora, uwakorera n'ukwezi, nge ndikorera ku giti cyanjye. Ariko dufite uburyo twicara tukabijera kandi bigacamo, tugakurikirana ubuzima bw'abana, ubuzima bw'urugo n'ubw'akazi. Rero ndamushimira by'umwihariko gukomeza impano zanjye ntizicuye, kuzibungabunga, nanjye no kuncungira umutekano. Njya mbibona kenshi hariho nk'amavuga butumwa ntumirwamo, nayamumenyesha kuko mbimumenyesha kare. Hari n'ayambuza kandi akambwira ingorane zirimo, nkazumva kuko zirimo.
hari n'igihe ngira gutya nkajya nko mu ivugabutumwa cyangwa ngiye gusengera umuntu urugero bazanye nk'imodoka kuntwara mpaka akabanza akareba purake y'imodoka injyanye kugira ngo nihaba ikibazo amenye uko bikurikirana. Ndamushimiye rero by'umwihariko Imana imuha umugisha imukomereza amaboko. Murakoze cyane. Yes, bakunze b'iyobokamana TV twarimo tuganira na couple ya Papa Lionel ndetse na Mama Lionel. Reka tubashimire cyane rero tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibahereza umugisha cyane kandi no kuba madamu wakire guti kuba madamu gushimiye imbere y'abantu avuga ati nashatse umukozi w'Imana udatuma impano zanjye zicuya ahubwo akaba zikomeza akaba agenda tuma zigenda zijya mu bihugu. Ibyo nawe ndamushimiye kuko nawe azi gushima. Buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo hari abantu bazi ko biba byoroshye ariko nta cyoroshye kiba gihari kuko nabyo bisaba kwitanga. Aho ngaho mba ndi ntago aho mba ndi mu rugo aho ngaho we yagiye n'ubundi mba ndi gukora mba ndi mu kazi gusa nawe ndamushimiye kandi nkuko yabivuze hari kuko n'ubundi ni ibintu tuba tugorora ko akenshi kuko nzi neza ijana ku ijana ko iyo umuntu akenshi yavuze amagambo menshi hari igihe ashobora kugira ahangaho akitega. Niko tubyita twebwe. Mba ngenda ramubwira rero wowe dore ugiye kujya ko ntiyagiye nko kwitangazamakuru akenshi nabwa rero hari ibintu bitajya bijyamo hariya hari amagambo atajya ajyamo gera dukosora ibingibi hato na hato wenda hatazagira n'izindi ngaruka zishobora kuba kubera ijambo kuko ijambo buri ari igihe riza rigasohoka ariko kandi nanone warivuze mu yindi sase wenda contraire gutya noneho abandi bakarizana mu yindi bikaba birebire. Icyo gihe rero buri abira bintu akenshi ni nayo mpamvu icyo kintu mba nyikontorora uko wenda mba mbikurikirana nkareba nkavuga rero ibi ngibi wenda ubutaha twazakora ibi ngibi wazasimbuza ibi ngibi kwavuga ibi kugira ngo ibintu bitazaba bibi ugasanga nyine uko byagenda kose ko ndabikurikirana. Okay. Yes, reka tubashimire cyane rero Imana ibaha umugisha kuba mwatuganirije no kuri turishimye kandi ndibwira yuko abakunzi b'iyobokamana TV bari buryoherwe n'iyi love story ya Papa Lionel ndetse na Mama Lionel. Imana ibahereza umugisha cyane. Murakoze. Akantu nakongeraho mwuga wanjye genda umukanishi uzaba afite ikinyabiziga gifite ikibazo azampamagare dukemura iki kibazo ikinyabiziga kizaba gifite hanyuma asubire mu muhanda. Ahubwo ndeka mutange nimero za telefone mukoresha kugira ngo washaka kuba yabavugisha abe yabavugisha wenda turaza no kuzandikaho wenda kuri video ariko reka muntu azitange nyine ari za Papa Lionel ndetse na Mama Lionel. Nimero zanjye ni 07 82 75 60 46. Yego mwasubiramo 07 82 75 60 46. Nk'abantu umukanishi wabigize umwuga. Yego. Nanjye zanjye ni 0783 48 34 88. Yo ngiba no muri mama. No muri mama. No kuri WhatsApp. Okay, byiza cyane. Mwakoze cyane. Murakoze namwe. Yes. Bakunzi bacu mwakoze gukurikira kino kiganiro nyaboneka tubashishikariza gukora subscribe gusharinga video nk'iyi ngiyi abari inkunga ikomeye muri kudutera Imana ibaha umugisha cyane.